Kuku muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza cyane aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata très bien meze neza nanjye ndashima Imana nta kibazo nta gikuba cyacitse abantu mwese mwambwiye ngo nzabasengere narazibonye message zanyu nukuri nzajya mbazirikana ni ibyifuzo byinshi abantu bambwiye ngo mbasengere muri iki gisibo yaba baciye kuri Instagram yaba baciye muri comment zose narazibonye kandi Imana izabimfashe izanshoboze mbizirikane sibyo kuko iyo wiyemeje ikintu ugomba kugikora Imana izanshoboze mbizirikane kandi mbikore hanyuma namwe musubizwe kubera Imana ariko namwe muzajye mwisengera buriya kwisengera nicyo cya mbere ibindi byose bikaza nyuma ari nk'inyongera ndizera ko meze neza rero abantu mwese mukomeje kudukurikira abantu mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi mukomeza kutwereka urukundo mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe nukuri ni iby'agaciro gakomeye cyane njye ntabwo nyambifata for granted ntabwo mbifata nk'ibintu byoroheje mbifata nk'ibintu bikomeye kuko umuntu ufata umwanya we akicara akareba ikiganiro cyawe kikarangira yaba ari icy'iminota 10 yaba ari icy'isaha yaba noneho akagerekaho no kwandika comment akakubwira ibitagenda neza akakubwira ibyo ugomba gukosora akakwapreciya ni ibintu by'agaciro cyane ni ukuri muhabwa umugisha kandi Imana ibarebe sasa nagarutse niba uri mushya hano njye nitwa Sauda ninjye tubana kuri no chaîne ya Olaf Sauda tugenda dutambutsaho ibintu byinshi bitandukanye nkuko abantu tumaze igihe tubana mugenda mubibona ubu ngubu umwaka uri hafi kuzura nkizemo n'igihe namaze wenda narafashe ntakora ariko kuva nafungura ino chaîne umwaka uri hafi kuzura so ni ibintu by'agaciro rero kubana namwe umunsi kundi kandi abantu bariyongereye cyane ndabibona abo duhura bakansuhuza abanyandikira inbox mu buryo ubwo ari bwo bwose sasa rero ntajya mu magambo menshi uyu munsi ndashaka ko tuganira ndi njyenyine nta mutumirwa mfite nta kintu ndi gukora wenda nkuko nsanzwe mbibereka ariko ndashaka ko tuganira ku kantu kuko nkuko mubizi tugenda tuganira cyane ku isuku kuba gusa neza ku mugore cyangwa umukobwa cyangwa se umuhungu usa neza mu buryo ubwo ari bwo bwose hari commentaire nigeze kujya mbona z'abantu bavuga ngo uzatubwire ngo ukuntu ushobora kugira impumuro nziza mu kanwa uzatubwire ukuntu ushobora kugira ibi n'ibi navuze rero ko uyu munsi nze tuganire ku isuku ariko isuku yo mu kanwa murabizi ko hari igihe umuntu aba afite ikibazo cy'impumuro mbi mu kanwa rimwe na rimwe wenda ari uburwayi cyangwa ikindi gihe bikaba ari nk'ubumenyi bukeya kuri icyo kintu wenda cy'isuku yo mu kanwa ugasanga aribaza se nshobora gukora iki nakoresha kugira ngo ntabangamira abandi kuko isuku nkeya mu kanwa impumuro mbi mu kanwa irabangama cyane ikaba yaje n'abantu muri kumwe nawe ubwawe ushobora kutabyumva cyane ariko nyine ugasanga uzi nka bantu yegera umuntu agatangira kumuhunga umuntu akamuhunga ukabona ntashaka kumuvugisha nta muntu ushaka kumwegera kubera ko biri bumubangamire ugasanga nawe ubwawe byakujyanye nko mu kato cyangwa byatumye wiheba kandi ari ikintu washoboraga kubikoraho so ku kintu kijyanye n'isuku yo mu kanwa rero ni ibintu byinshi ariko hari iby'ingenzi tugomba gukora umunsi ku wundi bishobora kudufasha kugira impumuro nziza mu kanwa bitabaye uburwayi kuko hari n'igihe byaba ari uburwayi kandi uburwayi buravurwa ujya kureba umudentiste akabigufashamo noneho hari n'ikindi kintu tugomba navuga nk'umuco tugomba kwadapta mu Rwanda nyine kumenya gusura kenshi abavuzi bo mu kanwa abavuzi b'indwara zo mu kanwa tukamenya kubasura kenshi waba utanarwaye ukamenya kumusura nyine ukagenda akagukora consultation niba ari ukukogereza akakogereza hari nk'abantu batazi ko kwa muganga boza amenyo ariko barayoza nubwo ntazi nimba ari byiza kubikora inshuro nyinshi kuko hashobora kuba ari igihe runaka byaba birengeje bikaba byaba bibi ariko kwa muganga boza amenyo muri izi tips rero nanditse dushobora kwifashisha kugira ngo umuntu atagira impumuro mbi mu kanwa iz'ingenzi iya mbere ni ukoza amenyo
umunsi ku wundi, byibuze gakeya gashoboka ni inshuro ebyiri ku munsi. Iki cyo ngira ngo twagiye tukiga inshuro nyinshi, inshuro ebyiri ku munsi, bikaba byiza uyogeje umaze kurya, byaba byiza kurushaho. Tuvuge wenda nimba wariye gatatu ukaba wakoza amenyo gatatu ku munsi, ariko wenda bitagukundiye kuko wiriwe mu kazi, ushobora koza inshuro ebyiri ku munsi, minimum ukoza amenyo inshuro ebyiri ku munsi. Ikindi kintu tugomba kwitaho ni hari utuntu, nuko ntakagendanye ngo nkabereka ariko ndaza kugashyira mu ifoto, utuntu si nka kirida, urabona kirida zikura ibiryo mu menyo, utundi natwo ni nk'utwo dukura imyanda hagati y'amenyo. Iyo wiboroshe n'uburoso hari ahantu uburoso butagera, cyane cyane hagati y'amenyo, kandi iyo myanda yafashe hagati y'amenyo iyo uburoso butayikuyemo neza, ntubashe nawe kuyikuramo neza, ni ya yindi igenda ikisitoka ikaza kuzamura impumuro mbi mu kanwa. Rero utwo baratugura mu alimentation, muri farumasi, mu masupamaketi, muri Simba naho tubamo, ndaza kukabereka, no muri farumasi tubamo. Hari utuba tumeze nk'imigozi, hari n'utundi natwo nyine tuba dufite akantu, mbuze uko mbisobanura ariko ndatubereka mu mafoto, ushobora gukoresha ukajya ukuramo ibiryo byafashe hagati y'amenyo aho uburoso butabashije kugera. Icyo gihe nabyo nubikora neza ukoza amenyo neza, bizagufasha kutagira impumuro mbi mu kanwa. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukoza ururimi rwacu, ururimi ukarwoza neza. Natwo natwita nk'uturoso twagenewe koza ururimi, ariko utadufite ushobora no gukoresha uburoso bw'amenyo. Cyane cyane urabona hari nk'ukuntu uburoso ukuntu buba bumeze, uburoso bw'amenyo inyuma haho, apana hano twiboroshesha, inyuma ahantu haba hari utuntu tumeze nk'utudomo twinshi, turiya uziko ari two dukora akazi ko koza ururimi, turiya tudomo tuba turi inyuma yo ku buroso twiboroshesha, nitwo ukoresha woza ururimi, ukoza ururimi neza, umaze koza amenyo ukoza n'ururimi neza. Ariko ni woza amenyo ukibagirwa koza ururimi, kuko ururimi narwo ruba rwagiyeho iyo myanda y'ibintu twariye byisitotseho, ukibagirwa gukuramo ibiryo byagiye hagati y'amenyo, ni hahandi bizagenda byamara kuba byinshi, wajya usohora umwuka ukumva ufite umwuka utari mwiza. Ibyo ngibyo rero ni ibintu by'ibanze cyane cyane umuntu aba akwiye kwitaho inshuro nyinshi cyane ku bintu bijyanye n'isuku yo mu kanwa. Ikindi kijyanye n'isuku yo mu kanwa ni ukunywa amazi menshi. Ubu sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda, ko kuba hydrated, nyine kutaza n'umwuma mu kanwa. Urabona nk'iyo ufite inyota cyangwa ufite umwuma, hari ukuntu uba wumva mu kanwa hanashaririye, sinzi nimba bajya bibaho, ukumva nko mu kanwa harashaririye, hari abantu batangira kuzana ibintu aha ngaha, cyangwa se kubera ko nyine urumye mu kanwa, uri gushaka gukoresha amacanjwe, reka mbivuge gutyo, kugira ngo horohe cyangwa kugira ngo habe hydrated, nyine hareka kuma. Icyo gihe rero kugira ngo wirinde iyo mpumuro mbi, gerageza kuba utoshye mu kanwa, tubyite gutoha, gerageza kuba utoshye mu kanwa, gerageza nyine kutumagara mu kanwa, kandi nta kundi ni ukunywa amazi menshi ahagije, ku buryo utari buze kuza kuma. Ikindi wakora ni ukwirinda ibiryo birimo impumuro ikabije. Ibitunguru turabizi, ku bantu barya ibitunguru bibisi, iyo ubiriye umuntu wese uciye ahita yamenya ko wariye igitunguru, umuntu wese uvugisha ahita amenya ko wariye igitunguru. Hakazamo za tungurusumu, hakazamo ibiryo bifite ibirungo byinshi, cyane cyane ku bantu bakunda gukoresha ibirungo byinshi, nyine ku buryo umuntu ahita abimenya ko uvuye kurya. Noneho nuba wanabiriye, kuko nta muntu wakubuza kurya, nuba wanabiriye, ikintu cyagufasha kugira ngo iyo mpumuro itaza kuza guhita ipika, tuvuge umaze nko kurya salade y'ibitunguru bibisi, kwa kundi uhita wumva bidahumura neza. Ikintu njyewe nabonye gishobora gufasha umuntu, nanakigerageje, ushobora kunywa amazi y'akazuyazi ukayanywa, amazi y'akazuyazi nyine, umaze kurya ukayanywa, bya bitunguru bigenda bigabanya ubukana,
bigabanya ubukana mu kanwa kawe, ku buryo nuza no kugenda nyuma cyangwa kugira umuntu uvugisha atari buze kubyumva cyane, mu gihe udafite uko uhita woza amenyo yawe cyangwa woza mu kanwa kugira ngo uwo muhumuro uze kuza kugabanuka. Ikindi rero ni cya kindi nahereyeho, kumenya gusura abaganga bo mu kanwa, bo mu ndwara zo mu kanwa inshuro nyinshi, waba urwaye waba utarwaye, ukajya muri consultation, kuko hari nk'igihe usanga wenda nko mu menyo harajemo ibibazo, wararwaye indwara zo mu menyo nyine, ariko uko usura umuganga wenda tuvuge nka 2 mu mwaka, nyuma y'amezi 6 ukajya kureba umudentiste akaba yanakogereza bibaye ngombwa, tuzabaza niba koza amenyo ku mudentiste inshuro nyinshi nimba nta kintu bitwara, ariko inshuro nyinshi ubwo nibaza keretse uvuze ngo uzajya ubikora buri kwezi, aho ngaho byaba ari ikibazo, ariko ari nk'ibintu uvuga ngo nzabikora mu mezi 6, nibaza ko nta kibazo. Abantu babizi baraza kutubwira muri comment. Kogesha amenyo nyine tuza n'umuco wo kujya kwivuza si ukwivuza, gusura umuganga wo mu kanwa. Ikindi tukirinda ibintu bijyanye n'amatabi. Itabi ryangiza amenyo, ibintu birimo kafeyine nyinshi, ibintu by'amakoka, kuko koka nayo ibamo kafeyine, ibintu birimo kafeyine nyinshi iyo ubinywa cyane ni handi usanga umuntu amenyo ye yaranduye nyine yarajeho nk'ibintu by'ibizinga, kubera kubikoresha inshuro nyinshi. N'itabi urabizi abantu banywa itabi ukuntu amenyo yabo aba asa nk'ayanduye, nyine aba yaranduye, reka ndeke kubishyashyariza, aba yaranduye asa nabi. Ubishoboye rero ushobora kwirinda ibyo byose, kuko itabi rigira n'impumuro mbi, riteza impumuro mbi mu kanwa. Hari nk'abantu wenda barinywa bafite uduspray bashyira mu kanwa ukahita usprayingamo, ariko still n'ubundi amenyo yawe arandura akangirika. Ikindi kintu tugomba kwibandaho cyane cyane ni ukumenya gukoresha za mouthwash, twatuzi umuntu agira mu kanwa amaze kwiborosa, natwo ndabereka mu ifoto. Ni byiza kuzikoresha umaze kwiborosa, ugakoresha mouthwash nyine ukoza mu kanwa neza neza, wiborosheje amenyo, wiborosheje ururimi, wakuyemo bya bintu byose, ariko urakenera nyine n'iyo mouthwash kugira ngo iba ifite n'agahumuro keza. Umaze kwiborosa nyine ugahita ucisha mu kanwa ukiyunyuguza, nayo iragufasha ku buryo nyuma uba wumva usohoka nyine wumva niyo wagenda uhumekera buri muntu wese nta kibazo. Hari n'abakoresha hari n'abakoresha chewing gum cyangwa chiclette zimeze nziza nyine zifite uduhumuro twiza nka za mint n'izindi, nazo zikaba zagufasha. Ariko ibyo byose nkubwiye mbere, nimba ari ibintu ukora ukabona still haracyarimo ikibazo, ibyiza no kujya kwa muganga ukajya kureba abaganga bo mu kanwa. Hari igihe uba ufitemo izindi ndwara mu menyo utabizi cyangwa mu kanwa, kandi bakaba bagufasha. Hari nk'abantu wenda biborosa bakazana nk'amaraso mu kanwa, urumva ushobora kujya kwa muganga bakaguha imiti, bakakwandikira n'izo dentifrice ushobora gukoresha zikaba zagufasha. Ahangaha rero ndababwira nk'amadentifrice ushobora kwifashisha ku bantu bafite impumuro itari nziza mu kanwa. Ugiye kugura dentifrice ukareba ibintu biyikoze, ibintu birimo, kugira ngo bizagufashe. Ahangaha hari inshuro nyinshi turabibona kuzo dukoresha ziba zanditseho ngo fluoride, sibyo, cyangwa fluoride, ibintu nk'ibyo ngibyo. Izi dentifrice dukoresha cyangwa colgate dukoresha inshuro nyinshi ubona ko zifitemo icyo kintu fluoride cyangwa fluoride, tubyite gutyo, sibyo. Ni nziza, ikomeza amenyo, sibyo, ikomeza amenyo, ikaba yanakurinda n'izo ndwara zo mu kanwa cyangwa zo mu menyo. Ikindi ni ukureba zirimo antibacteri, zirimo nyine zirinda za bagiteri ko ziri buze kwinjira mu kanwa, za bagiteri reka tubivuge nk'imyanda, bagiteri ureba nyine iziri antibacterial zirinda, urumva. Ikindi ukita ku zifite zinc,
zifite ikinyabutabire cyitwa zinc, nazo ni nziza kurinda izo ndwara zose zo mu kanwa n'ibyo bintu n'ibyo n'iyo mpumuro mbi. none ubishoboye wareba ifite nka mint cyangwa mint, sibyo? Kuko karahumura, gafite ukuntu gahumura neza, kakaba kagufasha muri muri uwo muhumuro utari mwiza wo mu kanwa. Ariko iby'ingenzi nibyo nababwiye hejuru byo kwitaho cyane cyane cyane, mu gihe binaniranye ukaba wajya kwa muganga, kuko nta bundi buhanga burimo mu kugira nyine impumuro mbi cyangwa impumuro nziza mu kanwa. Nta bundi buhanga burimo, ni ukumenya isuku yo mu kanwa, ukamenya uburyo ikorwa, ukamenya uburyo ugomba kuyitaho cyane cyane. Byaba uburwayi ukivuza, kuko uburwayi buravurwa kandi bugakira, si ibyo se? Ku bantu be bambaje nyine ikintu cyabafasha kugira impumuro nziza mu kanwa, ndibaza ko ari ibyo. Hari ibyo nawe uzi akandi kantu nari nibagiwe ko ni agati kari aho ngaho nyine kadafite aho gahuriye n'ibindi. Ushobora kunyunguta cyangwa kuyihekenya ubishoboye, buretse cloves, sibyo? Cloves harya yitwa gute? Clou de girofle, ibintu nk'ibyo ngibyo. Cloves ushobora kugahekenya. Aka nigeze kubereka nkoresha mu misatsi, urebe ukuntu ibintu biba bigenda nyine bihindagurana. Aka niyo beretse nkoresha mu misatsi, ushobora kukanyunguta mu kanwa cyangwa ukagashyira mu mazi. Kukanywa mu mazi nabyo ni byiza cyane. Ariko ufite umuhumuro mubi mu kanwa, ushobora kukanyunguta, ibintu bihita bigenda neza. So ndumva ari ibyo rero. Ku bantu hari nk'ikindi uzi wifashishije cyangwa uzi umuntu wakifashishije kikamufasha, watubwira muri comment ukabidusangiza nawe. Hari igihe byafasha undi muntu. Njye hari ibyo nshobora kuba nibagiwe, hari ibyo nshobora kuba navuze nabi, kuko njye ni research zanjye mba nakoze, ariko nawe hari ibyo uzi neza ushobora kudufasha tukungikiranya ubumenyi, ku buryo nta muntu uzasigara inyuma, nta muntu uzajya ujya kuganiriza undi ngo arebe ku ruhande, cyangwa usanga abantu bose barakwishisha hejuru y'akantu ushobora guhindura. Ushobora gusanga wenda wozaga amenyo yawe nabi, ushobora gusanga wenda wibagirwaga gukura ibiryo hagati y'amenyo, ushobora gusanga wibagirwaga koza ururimi, ushobora gusanga wibagirwaga gukoresha mouthwash. Ni ibintu byinshi ushobora gusanga wibagiwe gukoresha, kandi ubu wabikora ugasanga biragufashije, hari n'ikindi kintu bihinduyeho. So ndumva ari ibyo rero, nibyo nari nabateganyije kuri uyu munsi. Murambwira muri comment ko mwabyumvishe, dufatikanye tugire ubuzima bwiza, duse neza, ku buryo nta hantu hazasiga ahandi. Ntuzabone umuntu hari yasohotse ari ikizubazuba atikoraho, navuga tuhite tureba ku ruhande. Oya pe, niyo mpamvu turi aha ngaha, niyo mpamvu tuba duhari, kugira ngo buri munsi dushake ubumenyi butuma nyine nta kizasiga ikindi, ntaho uzasigara, ahantu hose uzahora uri on top, sibyo? Mwakoze rero kubana natwe, mukomeze mugire ibihe byiza. Bari mu gisibo mukomeze mugire igisibo cyiza, kandi mwibuke kudusabira no gusabira igihugu cyacu muri rusange. Imana ibarinde.